yanjye nirahaka niriya ifite amezi zino hene zanjye niziza zizamwishyura Valensi nuko abana b'iki gihe batumva. Valensi we uri he? Ngwino hano nkubwire icyo ukora. Dore rero burije dukeneye kurya, jya kuvoma amazi duteke tubone icyo turarira. Mazi ndakureka amazi yanabuze. Amazi yaburiye he? Amazi yaburiye hano epfo kumugeza amazi yanze. Amazi arahari kandi ntabwo najya mu gishanga. Mu gishanga sinkigize ngo ujye ujya kuri robine cyangwa amafaranga ugende ujye kuzana amazi. Kandi kuri robine kukubwira ko amazi yanze. Amazi yaje maze guhamagara kuri kano gatelefone kanjye bambwiye yuko amazi yaje. Akira amafaranga ugende ujye kuzana amajerekani 2. Haravamo ayo guhiza ihene zanjye kuko nizo zizakwishyurira. Hanyuma rero kandi ubanguke duteke. Urabyumvishe? Ihute rero. Fata ijerekani hariya. Umunota ubugarutse. Niwanga ndagushishagura kuri ayo maguru. Urinde komera sha ni wowe namwe izuba rirava nkino ni nta nuko kabyara sha iyo mu mujyi se yego koma namwe gahaba batubutse sha baherutse kunkoraho sha byihore urabivuga urabizi sha byihorere ukabyara njye kumva ngo umwana wanjye wa wundi ngo arapfuye ngo ku kigo ngo nirohereze amafaranga bamuvuze. None se ari wowe wagira ute naragiye njya kwa mutwara sibo ati singewe anyohereza kuri bano banyerondo nzira kandi uri ubutegetsi se ngaho mbwira sha nkamagara hengo kuri muki kuri emutani maze ewe bihorere muhungu ntacyo mfashije nangize ngo baragagarura pe bari bambwiye ngo ubwo ninkureho nyine nanjye nkura byihorere muhungu byihorere pe cya kimasa cya kindi gaju yabyaraga cya gihe hajya ubwo urakizi narakigurishije nari nkeneye udufaranga twa mituberi udusigaye barambwira ngo ntubike ngo kuri telefone uhari hasigaye 150. noneho ndamubaza uwo muntu yambwiraga ngo ni deregiteri niba ari deregiti ngo nohereza ngahe arambwira ngo agwo mfite rwose ngo niba ari na 500 ngo ningohereze nuko ndagohereza ubwo nuko Imana yanjye ubu nataye umutwe byihorere n'ukuri karame
agaruke ninjye wabyaye pe ye sawa ariko iyo mu mujyi koko uhagize sha ukajya unyoherereza n'agacupa ko mbayeho nabi ye urakoze sha sha cyonze cyo baragagarura ninjye wabyaye amafaranga yanjye namutanzeho sha urabureba pe baragagarura icyo Bite Jama? Umeze ute se? Uyu ni fresh. Nanga se mwana bimeze bite? Nanga urebye ibintu bimeze neza. Uyu ni fresh, ibintu biragenda. Gake gake. Ariko urumva nyine gake gake indi y'abanyarwanda nyine tuzi. Ariko nyine si biragenda mu buryo nyine umuntu akora business ikaba yaza umuntu yabona ibyo cyo kubye bitamugora. Nanga nyine urebye imibereho yacu hano mu cyaro. No gucuruza ibintu bijyanye n'ibisukika nyine urabizi mu cyaro bakunda ibintu by'akantu. Birumvikana n'ahantu hose. Business nyine y'iminywere iragenda n'ahangaha tu. None nkuko ubona rero yabanyita Modite. Kandi ndashaka inzi n'ahanga rona rukundi mushyashya nta muntu kumfasha nabona urumva rero twamuye n'umuntu hano n'uri n'umujama none umenyereka ritse fresh ashaka kugira ngo rwandajya nk'inzi nk'ahangaha wenda kuri nyine natangira nyine ubuzima nyine binanga niturije regular igihe arigiye buriya araza Kigali ari umuntu abashaka kugira ngo nyine ibigire ahantu nko mu cyaro yiturize stress byo mu cyaro nawe urabizi ngo byagenze byaye gute ndashaka kugira ngo nishakire nyine inzi nanga ariho nikorerera niturize pe wayifashamo nyine tu inangaha amazu urebye amenshi barayafashe kuko ndumva inzu yari isigaye kwa Marigarita barayiguze indi nayo kwa Kazitunga barayijyana ariko sinzi ngira ngo ndumva hari aho naba sinzi naho ndi gutekereza ariko hari gerageza inzu ndekeneye cyane kubera narara he urabiza abanyakigali twebwe turigenda gusa nyine twajyana nyine twamara nyine kubona ko ibintu biri kugenda ko bimeze neza ko dutira akahangane niho cyanya cyanjye ngomba kuba nibera shabagani nago nabura rwose nanjye ukuntu mugeragereza ubu nareba nyine ukuntu nakubariza nk'umuntu wayagira nzanagwa n'akantu nago wo mu komisiyoneri nzagura n'akantu yagucumbikira umura nzagura akantu pe wowe bimfashemo bimfashemo fresh bakayikubita amabuye bakaza bakazisanga mu rugo yemwe uraho kwa Marigarita uraho Karoli we komera uraho mbe Karoli uraho neza urakomeye cyane amashyo ngore komera yeza kuri iteka ryo yo ndakana gatebe mu ruhuke waruraha naye ndaho ndahimaga nanjye ihene zawe zimeze neza ihene zanjye zari zimeze neza nuko nta mubano w'iki gihe ubu ngubu ni ukuba ni uguhora ndunguruka ndebuzwa abo mu isi bo baranyobeye niwo mubano w'iki gihe Karoli ku buryo utayisiga hano ngo umuntu igica abe yakuzirikira ubwo ndumiwe ni ukuvuga ngo ni uguhora mpangayitse ariko nuko nyine komera ukuzi kubana none urabizi ko ndi kubana ariko nta mubano w'iki gihe we ubwo tubigize dute ni ukuvuga ngo mana ni ukwiragiza Imana iwanyu aho ngaho se mwebwe nta bantu bahaba bari yewe mufite imibano myiza ubu mu bantu se byaburamo ntabwo byaburamo ariko tugomba kwihangana isi yarahindutse Karoli nabayo barahinduka uvuze guhinduka bibuka amakuru ya wa muhungu wawe Valence araho abaca atagendana bya birara byo muri ino sibo uba ameze neza mba nkwambuye no kuvoma ajyayo dore mutumye tuzi yewe biragenda neza aka gahene se kwemera kugira ngo nkiruke hose kugira ngo nyabusa kazamurengere nayo aba atacyumva rero nari nabiretse
guteganyiriza abana nibyo 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 ariko numvishe bavuga ngo bafite imyitwarire mibi ngo ni ikirara we yarahindutse nkajya nibaza ese ko Marigarita azi kurera ko yareze bakuru be bose uriya munanije iki erega ni iby'iki gihe Karoli ariko Karoli iki gihe urabona gisanzwe tubigize dute uretse kwiyambaza Imana yo mu ijuru ariko uretse kurererwa n'Imana abana bahinduye uburere ariko rero kandi noneho n'ababanyi b'iki gihe baturanye nta mubano w'iki gihe aramubona akamwoshya yamara kumwoshya rero akamuha imico mibi bite byawe ra naho rero nangiye kukubwira uriya mwana uzamwicaza yego umwicaza hasi umubwira ariko kugendana n'abandi banyarugomo none se Karoli waretse nkamukohereza nka nyirarume ukazamuhana have nka nyirarume niki si mwishwa wawe se wamuhana nkamuhana impanuro kera umwana yananiraga umubyeyi wamwohereza kwa nyirarume nkuko nawe umuhungu wawe naza byakwiyoza uzamuheza kwa nyirasenge nkamuha impanuro noneho wowe uzaba dushyiraho akawe nzashyiraho akanjye umubwire yego ko umwana wanze kumvira se na nyina yumvirije rero ibyo byo niko bisanzwe na kera umuhane na kera niko byari biki buriya rero nawe ubundi tuve muri aho wari umeze neza se ndaho utajya udusura ahubwo se ko nategereje kuzansura nakubura ariko musaza wanjye ariko ntuzi ko muri uru rugo nta tundi twarangira uretse barenzi wenyine nawe akaba ashaka kwigira nawe twa dukobwa twarashatse biswayenga nari kujya hirya kureba utwatsi maze iminsi numva ntameze neza ubwo rero ariko ubizirikane reka nguherekeze muvandimwe we reka ni wowe nsigaranye umubwire ni wowe nsigaranye nukuri umuhane ni wowe nsigaranye reka nkugwe inyuma mwana wa mama urabe Semana sigaye ugenda utanareba abantu sizite cyane sawa ko kuri ni meza urashima Imana ndayishima nanashekeje hano hari akarimbo kagezweho gashaka reka ugenda bajyangiye kujya muri borodiro utayemo unareba imbere ahubwo kana se borodire ziri ahubwo ntabwo mu miyenzi ese Mana uvuye nese uko ngubonye turutse harafuye nanjye hari umutipe witwa Mudidi nari mvuye gusura uwo muntu se ko namuzi umuntu uje kuba muri karitsiye ariko bawitonze nyine mvuye kumusura birumvikana nyine mbonye kandi ndagenda nawe kugenda amana nyine wowe bawitonze kugenda zano ari ahirya uvuye nyine sibyo ari ahirya uvuye nizere ko hahandi hatarimo hehe hari aho twahanye gahunda hahandi cyagiye twashwanye sineke ko hatarimo muhuvuye je nshaka kuba ndi kuburaga kandi we mbona ibisiriye nani ibyinyo nakwereka ubu ngende serious nabizi ziri kuvuga uri seriye man baretse indirimbo abo yeretse wa mutipe nanone twarahuye witwa Patrick arambwira ngo yabonye igiciro ingana kararese nshuti yanjye uwo Patrick ubwirwa n'iki kandi man uri fake ajya muri daje reka mubwire none se Patrick ibintu by'amapureya utamenya yuko ari kubateranya mushaka wagwaniye umutima wanjye umukinira hano harapfumutse umva nyine shauri n'umuntu kwitsetsa ubundi mbona ushaka sanga ubito kandi ni wadenza nago nayakurenze ushatse kubona kuzamujyana ku ngufu ushaka kuvuga ko uzamujyana ku ngufu cyane naguhanye kubu muraho yemwe muraho muraho sinzi umuntu usuhuza ariko yemwe yego meze mute muraho muraho mumeze mute turashima Imana muraho neza muraho neza murakomeye cyane yego Yesu ashimwe Yesu ahimbaza urakomeza ute mumeze neza rwose uraturuka he
Mukecuru n'amateka maremare. Amateka maremare. Uragendwa n'iki? Urabyumva? Nitwa Mudidi. Abantu uri Kigali kano kame tuvugana. Ni Madidi. Mudidi. Mudidi. Naje guhera mu gitondo. Ariko bari bambwiye ko ahanga niyo yitwa kwa Marigarita. Kwa Marigarita. Bakaba bambwiye ko hano ko hari inzu ikodesha. Bro ntabwo nzi wamwambwira. Nzi ndazifite nyinshi. Ariko ndabona uri umusirimu ukwiranye nayo ni iyi ngiyi. Umusirimu w'i Kigali. Oya. Ntarayikora. Ndazifite nyinshi ariko iyi niyo igukwiriye. Nta kibazo. Rekaze Twareba ukuntu imeze ariko nawe ntumbende. Ingure. Ntumbende n'amafaranga menshi. Oya ndaguca amafaranga make. Oya ntumbende. Ntumbende. Mwe muri ariko. Twari turaho turashima Imana. Ngaho Singura njya mureberera. Ntese ndinjamo jyenyine. Eh. Oya. Uzinzi yawe. Ubiko ndabona inzu yawe. Irakoze nta kibazo. Nta kibazo. Ifite salo uzakiriramo abashitsi. Oya nabibonye inzu nayishimye. Dore icyumba cyo kuryama na korodoro. Oya nta kibazo nabibonye ahubwo Amafaranga ahubwo. n'amafaranga. Amafaranga rero ingwe yabuze. Ariko se mwarenze. Noneho wagiye hera. Yemwe. Yego. Mwiriwe neza. Muraho neza. Muraho neza mwana wa. Turaho turashima. Urakomeye cyane rwose. Yeza kuze. Esa himbaza. Amakuru. Amakuru ni meza. N'abashitse hano. Yego. Abantu bo muri izi quartier se mumeze mute? Twari turaho. Twari turaho usanze ndivugisha ni Valence none wagiye hembita umuhungu witwa Valence. Yewe. Yarananiye ngira Imana ageze aho arongera acuruka none yongeye namubuze nanone. Abana b'iki gihe se kari uguhora umuntu akomakoma nk'inkoko. Abasore namwe niko mumera. Natwe turagerageza nyine kwitwaramo neza ukuntu nyine. Wanjye mujye mwitwararika. Ariko se ahubwo hari ikibazo. Wa musore nakohe ari umusore nohereje hano. Mwohereza ngaze gushaka inzu hano. Mubwira ko ihari. Waba waramubonye yarahageze. Yitwa nde? Yitwaga Mudidi. Uwo nguwo Mudidi. Mudidi yaraje ndamubona. Namuhaye inzu yindi hera hirya, imwe hera hirya ku ruhande. Ubu ngubu asigaye atuye hano muri kumwe. Ni mari rwose. Aba inyuma gutyo. Uriya musore ariko nabonye nta kibazo cye. Keretse nahura n'abantu bo muri uyu mudugudu muri iyi sibo. Nibwo wenda yahinduka ariko nabonye ari umusore ukuze ntabwo yahinduka. Yewe narakuze. Guhinduka n'imyaka byo naho bihuriye. Kereka kumuharira Imana kuko n'urubyiruko ruri hanze hano. Erega ntabwo urukundo rwarabuze. Ariko mujye mubyihanganira musenge. Urukundo se bimarwa no gusenga. Nuko rwishaka mu mutima. Mu mutima. No gusengera mu mutima. Ntabwo yabyoroshye. Nahundi yarayibonye bama. Imana ishimwe rwose ubwo yabonye inzu yarayikeneye cyane turahura inzu ayikeneye. None nawe wamubereye umubyeyi mwiza. Naramenyereye. Nijye na kera nagwaga neza. Ntabwo isi yigeze impinduka. N'ubundi erega abantu bari beza nuko bahindurwa n'abandi. Naho ubundi. Yemwe. Muraho kwa Marigarita. Muraho Karoli we. Ndabona ufite umushyitsi we. Ufite umushyitsi Karoli. Ufite umushyitsi. Uraho neza. Muraho. Urakomeye cyane. Ndaho. Yo amashyo. Amashongoni. Gira abana. N'abuzukuru bose. Muraho neza. Cyo bushyitse hano. Muraho muzee. Ariko uyu ni mwene nde? Uyu nguyu se. Uyu ni umusore. Niwe wandangiye wa musore uba muri yanzu yanjye yo hirya. Umwe wambwiraga. Umuntu yakubwiraga ko ari veterineri. Mukecuru. Rwose reka n'uwo musore narinje kumureba. Reka mbe ngezeyo namwe mwe musigaye muganira njye kumusuhuza. Ngamusigara amahoro. Umwana wanjye. Barakoze kandi. Yego ngaho musigara amahoro rwose. Icara nkubwire rero amateka yawe. Uzi ko uwo musore uba mu nzu yanjye arashoboye yarize.
turebe izi hene zanjye izi hene zanjye yarazinsuzumiye inzoka zari zigiye kuzica maze azitera agashinge n'ibinini ngo bya mubendazole umuti ibinini bya mubendazole bivura inzoka mubenda ki mubendazole azi no guhinga mubendazole wabonye ihene zanjye ukuntu zimeze yarazivuye ntazibonye ubwo rero icyo nagutumiyeho ngo azi guhinga pe kijyambere akakwigisha ukuntu baca n'umuringoti kurwanya isuri murwanya isuri akakwereka umurwanyasuri uko bayica ugateraho ubwatsi bw'amatungo maze akakwigisha guhinga ukabona umusaruro koko ubwo yize mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi ubwo arabizi iryo shuri riri mu majyaruguru iyo zarusha ngo niyo yize ubwo wamwizera uretse kuko ubu ngubu ibintu byarahindutse nshobora kumuguha ibyahinduka ntabwo mbyishingiye ariko azagukorera oya ijisho rya mukuru burarizi kureba yego kanzabona nawe byirebera wabona inka zanjye haricyo zibaye se gira uzitabara nazo yarazivuye dore ni inka nziza ni umwana mwiza ariko wagira ngo ni bya bindi se twajyaga duhinga nabi tukorora nabi mba nkwambuye kunyambura byo ndashaje oya mba nkwambuye musaza wanjye noneho nzamubona ntera uzaze kumureba sinakubwiye ko wambaye yanzu yo hirya ndashaje uzamubwira ze murebe noneho nzamubwira nta kibazo maze uzamwereke iyo mirima yawe yose n'amatungo wabyihoreye kagahene kakandi yandi nini yerutse kubyara dore utu tw'inyuma twashingaraje urwoya rurashinga karaho karabamba amatwi nabase katewe n'amahembe ntabwo ari amahembe burya hari igihe tutazi korora twabonye umuvuzi w'umuhanga wize mu ishuri ryo guhinga iyo zaruhashe zikona kubwira ubwo karagwaye azagatera urushinge agaha umubendazole umubendazole ni inzoka umubendazole uzajya kubona ubona uruhu rubaye rwiza birashishe maze uvuga uti koko karori nzi korora none yantera nanjye iminkanyari ikagenda ahubwo nawe azakurangira kandi burya n'abantu bakuru tugira inzoka biga n'iby'abantu barabyiga noneho niko urabona namaze kuba inkuma ariko reka ari ngiye kureba ikibazo kiriyo hirya ngo muza akamana bamurengereye kangereyo ndebe uzamubwira nzamukoherereza uzamubwire kandebe nawe ugira amatungo reka mbe nkwigizeyo maze ugende neza karori ubasuhuze yego ntayirize muramukazi wanjye turaho ukade umeze ute se ndaragatebe meze neza wewe umeze mute turaho wamenyereye se wamenyereye cyane urumva nyine bari danje nyine biba bikomeye ariko urumva umuntu w'i Kigali kuba nyine ari nta mu cyaro nyine atayimenyereye nyine ntabwo wakugeze mu cyaro ubu ni ukuvuga ngo ubusirimu bw'i Kigali wabusize i Kigali oya n'ubundi ni ugushaka ahantu hafite amasambu harya warize narize wize umva nize kurese mudende wize ubworozi urumva cyagiye urumva ko narakubwiye ni urumva kuba i Kigali ibintu wizeyo nta hantu wabibona ubikoresha nize ubuhinzi n'ubworozi byitwa agronomy ubu rero inaha hari umusaza witwa Karori bashaka kuzamukugezaho afite amasambu cyane maze ukamwigisha guhinga neza kijyambere kugira ngo aziteze imbere nawe ugire akamaro naho rero kuba umusirimu rero by'inaha ngaha ntabwo byoroshye ubwo ngiye kuzagushakira akarori ahubwo ngiye kugenda uretse hari ikintu nshaka kukubwira urumva inaha nangana nta bantu mbega bahinga nk'ibyo bya kijyambere
usanga bakoresha amafumbire mvaruganda cyane usanga n'ibyo bakoresha ariko hakundi nyine bakoresha ibivugo bya gakondo ariko uwo Karoli uramwize neza kubyo wenda ndamuzi afite amasambu menshi kandi nanjye na twa duhene mfite uduhene wazajya utumvurira wize mu buhinzi kandi utumvurira kandi mukade kandi nabonye ufite n'amatungo menshi cyane nabonye ufite amatungo ndayafite nini oya ntacyo ahubwo ndumva akazi nakabonye ngiye kugenda ahubwo utaraguciye mu ijambo nyine urumva ko nyine kugira ngo kwite bakwiza kugira ngo ugiye kujya mu bintu nk'ibyo ugiye guteye imbere ari nk'igihe ushoboye gutangira ari umuhingiranya uri nyakabyizi bisanzwe guhingira umuntu ubwo sinzi wenda ngo n'igikiro njye nana kivuga muzamfasha no kunyiza agasuka kugira ngo sawa urakoze rero tuzasubira tujya tuvuga amatungo hirya iyo ngiyo naho ubundi se nta tuzatukomeza yego nyine urabyumva nyine ibintu bigoye urumva no ko mu mujyi nyine iki n'iki ariko mu mujyi urumva narawusezeye yes bimeze bite nka data niko gusa ni uramenyereye tu wana namenyereye nka rero nawe maze gukamira icyaro akintu akicaro ngaho ubone nese yewe buretse ndabona mbonye umushyitsi ndaza guhamagara mu kanya buretse oya nta kibazo nta kibazo turajya tuvugane niko kintu Margarita isa gushonesha se ubu ngubu usigaye wibera muri izi karitsiye bimeze neza wana ibintu bimeze neza urumva ntangiye kumenyera urabona ko kino kirere cyanyu nacyo ni danje yanzabe kabisa ndabona itangiye guhinduka icyaro mwana nuko kidukaranga bunyoni ubu ndamutse mpuye na Mary na sister ntabwo wamenye ko ari ngiye mu gibazi ntabwo bizi icyaro kigukaranga n'akarayi ariko nawe nyine iyo ukoze ugera ukagishyira ku ipanu wakintu umva nyine urumva ko iyo bigeze igihe nyine utangira kumenyera izi kirima nyine zo mu cyaro ntabwo yazimenyerewe ariko wagasuka nako usigaye ukajoyininga aho gukivuga agasuka ndibutse Karoli wabumuzi Karoli ndamuzi ni umuturanyi ma Karoli rero nyine naganiye na Margarita amnyine azambwira nyine ko nyine ngo n'umutunzi byatari ngafite amaka ngafite amayene ngafite amaguru rero wakintu uzi ko n'imirima ari udukondesha baragurike ahubwo karitsiye ugiye kujya ujyana ushayininga utwikajya ngo n'ijyazo bajya muri leta zunze ubumwe wakintu urumva nyine Margarita namubwiye ko ndi nize ibintu bijyanye n'ubuhinzi ariko yambwiye ko ngaraza kumushakira ari ubugona binize yarambwiye ati ndaza kumugushakira nyine ujye umukorera ibintu amatungo mwereke uko bahinga ngajya n'abakozi benshi nawe rwose wamusanga yakukubita ibintu by'imirima nawe ugatangira ukiga ahubwo reka nkwereke reka twe kukizimba mu magambo kubera ko nanjye usanze ningiye kumureba kuko bamumbwiye ejo ariko urumva nanjye ngiye kumureba niyo kubiyamo akazi mwana kubona akazi mu cyaro biragoye kiragisaza mane kabisa rwose Yo, sawa. Amakuru ni meza. Meza utese. Ko ntari uherutse se. Maze iminsi tu. Maze iminsi mu kazi. Maze iminsi akazi kameze nabi cyane. Narakabuze zanga. Shakaraboneka wowe sinzi mpamvu wowe nyine utagishona muri iyi minsi. Amakuru ni meza utese. None se ni cyo cyane cyo gutereta muri iyi minsi. Shabani yirebye tu nizanduru z'iki gihe aho kubona nyine gamani burakuba nubwo bavuga ngo singo nacyo bitwara amani muri wenyine abizi umutumwe ni wigira nyine tu ubu muri iyi minsi ndi kumwe na wa musiste tuziranye nyine wahaye ko si umuzi se ndamuzi niwe turi kumwe muri iyi minsi nyine Karalisa kandi nawe urabizi ko mukunda cyane muri iyi minsi niyo turi guciringa tu ahubwo mbwira ejo bundi nahuye na Patrick arambwira ngo asigaye ababona mugendana cyane ndavuga ngo ariko Vigiri ni inshuti yanjye ntabwo yamimukira ariko nyine nkagenda numva abantu utwo tuntu batuvuga ahubwo mbwira Karalisa
nta kintu mwaba mupanga umutima wawe ntabwo waba ujya uhirahira upanga iki subizi se si ugutereta reka tambwira yuko ushobora kubikora kuko ubizi ko njye nawe turi inshuti Clarisse ndamukunda nase nawe urumva umugore wawe se sinanamukuye nawe urabizi ariko umutima wanjye wamaze kumwakira sibyo se none se ni mu mujyi utaramukuri wawe ubwo uzamubuza kugenda mu muhanda se kugendamo ni byiza ariko guhemukirwa nawe nzi ko turi inshuti kandi unabizi ko Clarisse amukunda ntabwo nzi ko wabikora umva rero nkubwire turi inshuti urabizi ariko kuri uriya mwana mubuze mu mutima wanjye wamujyanye ewana hano nuguhita duserebura wamubonye akuze umujyi wa Kigali ukamanuka Nyagasenyi kamanuka hano umva ubundi abakobwa urabazi ibyo kuba ngo ndabazi uwo nzi n'uwo nkunda oya mwana burano usavuge ngo umukobwa reka nkwe gasopo wenyine nibiba nkwe gasopo yanyu abo ngabo baheruka kurwanya abasare data we mu ngutiya se umva nkubwire ibyo bya nyirabasare bireka uriya mwana umukozeho my friend ubushuti bwacu buhita burangira urumva James Kabarebe hano niwe wakemura icyo kintu kuko natamukubita amaraso hano hasi ahubwo mbwira uri seri tureka amagambo mbwira wasuri seri uzi ko mukunda nawe waratinyutse ujyayo mwana ese mani cyo gukora wenda biba ari ku rurimi ariko n'umutima wawe waramaze kugena amushwanya nkawushyira muri ba ako ntitugateranywe mwana n'abakobwa oya siga reka nkubwira hari ibidasangira kuri Clarisse ndavuna urabizi asari ibidasangirwa ni hari ibidasangirwa ni ibyo Clarisse simbetezi sivoka ngo nagusaturira ubanze ngo bazakanduka kuva yavuka niwe mumenye niwe azi niwe wenyine asimbura je yambwiye ko ari jewe afite umutima wanjye nanjye nkagira sibyo se iyi si yacu yameza amenyo ye kwa muzehe ibyo tubona ubu yemwe ibyo bya kera yemwe uraho komera ninde umugenzi urinde uraho 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 neza yego urinde njye banyita Mudidi bugufi murakoze nitwa Mudidi muzehe Mudidi Mudidi ni izina ni izina urubahe uri mwene nde ukomoka he njye urumva njye ntabwo menyera inangaha njye nuruka Kigali ahitwa Nyarugenge Nyarugenge handi igengwa n'abayizi iyo sha uri wagera ko ntayo nzi urumva nyine impamvu ntaho uzi uri wahagera se komera ati kirere ubwo nyine komera sha uraho jya wubaha abana Margarita arahari ushaka Margarita nawe uhari nawe uhari nubona umukosheje muze nibyo nakubwiraga ubwo rero naturutse i Kigali nje mu vuba muri iyi minsi ubwo rero mujye kugira ngo nkodesha kwa Margarita mbe barakubwiye ni wowe ni njyewe niwe bambwiye uvura inzoka amatungo ndayavura sicyo navura n'abantu nari ngiye kukwereka hasha ubaha oya muzehe nta kibazo n'ibibazo none rero Margarita twaravuganye ambwira ko uri umuhinzi n'umworozi nabonye natembeye no mu masambu yawe yose barayanyeretse umva wabona ntahamagara umuyobozi si wowe ubwo wantemeye igitoki ubwo ni wowe ubwo ni wowe muzehe umva nawe ndakubonye oya muzehe oya ndakubonye ntabwo ari njye rwose ntabwo njye imico mibi watemberejwemo nande nyine urumva Margarita yarandangiye ambwiye amasambu yawe nari arangije njyana Gisubi na Valence Valence turajyana arangije arambwira ati kwa muzehe ni hano amasambu yari hano nyine rwa murima go kuri Gisubi wagezeyo hamwe hari tsina Gisubi naho narahageze zira nsina zirarwaye rero zirarwaye kandi zikeneye kumenya neza
wazivura urumva harimo icyabiranye nyinshi keke nyinshi bisaba kugira ngo ebyiri yose yamanze bayitemagure bayicoshe twonye utere bundi buye dushyire muri ifumbire mvaruganda dushyire imborera ibintu byose ubwo uri kugira ngo nyine kubera ko umutunzi nzi naha bambwiye cyane kandi nkaba nanabyihorereye urumva nyine nahinze ibyo n'ubuhinzi n'ubworozi ngende bayita agronome umva rero shaka na twarahinze umva kuva mu myaka yanjye y'ubutoyi nkahinga yego dore uko ngana uko ndayibona nkahinga nkeza waza ukambwira ngo warize nkaguha umurima wanjye warangiza nkabona nta kigenda njye bayita agronome goki agronome 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 ni ibiki niba biga ubuhinzi n'ubworozi baza bakareba isambu bakavuga ati isambu ikwiye kujyamo wenda nk'ibigori cyangwa ikwiye kujyamo ibisheke cyangwa ikwiye kujyamo bwa buntu aya mashaza ndabyemezwa n'iki erega narize mfite diplome muze nuko babeshya nuko umuntu yambeshya ngo muze ntabwo nubeshya niba ngo ari kiragize muze ndababaye ngo ni delegiteri mana we andira amafaranga muze ndababaye nshaka yasubye ni ibiki kandi ase agahekamo humura dukomeze andira amafaranga we none ngo nawe wari njye nize ubuhinzi n'ubworozi nda agronome njyewe n'igihugu cyose kiranze wahingiye nde cyakora muze ntabwo ndahinga ndi mushyashya ibintu byo guhinga wabyigiye he muze wibimbaza rwose nize kuri mudende urahazi muze buretse muze ndababaye inzara iri kuntema ntabwo mbano n'akazi mpaye urandarana ufite inzara urandarana ana we muze none uko ubyemera maze iminsi 3 yose ntarakoze icyo kitwa ibyo kumwe namaye gahita naramwe naze kumubwira kugira ngo atagira ubwoba ana we muze ndababaye Rutabuka we kuri uyu munani atapfira ngo amaze iminsi 3 atarya we Rutabuka we nariye ana we ubu ntupfa nariye ariko muze ngukureka mubwire uyu munsi nejo no kuwa kane ntabwo nigeze ndya rwose ubwo urimo uragira ngo ntabwo nigeze yewe nguwe uragira ngo ntuva ubwo uragira ngo urarahunyibe we Rutebuka oya nta ngibyo imico ntabwo ntagira uzabaze Margarita uzabaze uzabaze n'abaparents bose ntabwo niba muze ikintu nakubwira cyo mpakazi ndababaye kandi uzanyishimira ndabizi tuzakora neza ndabizi Nezaho kuri icyo kibanda mwere nezaho oya buretse tumumanzu makazi ariko akazi wakamaye cyangwa nta kazi nguhaye n'ahantu hose muze mfire hano umva oya mfire hano ubwire wa muntu muze uramakazi upfe oya uramakazi oya ntabwo mpfa Rutebuka nabo Rutebuka ni muntu ki ntabwo mpfa ariko ndashaka muze warayi wakbaru ntabwo ndengana utamaye akazi ngiye mpire mu cyaro cyanjye se muze ngamba se gacisha make oyacisha make kanshaka telefone yiwanje mamagara oya cisha make ese muze ari nk'umuhungu wawe akaza gusaba akaza kuvuga ati ndashonje meze nabi umuntu arimo birashigisha irimo biratogota ndimo ndumva wagira ngo nama ibyo nibyo numva wagira ngo nabashyuza ari kubiramo se muze uhibyo ni ibiki yego ko mwagaheka ase muze Bese ibintu uri kugwa wabyumvishe ndikonjeye genda wapfa wakira nta kazi bonye kera bwe mvira inyuma y'urugi ariko tuza kumvikana ntabyo numvikana nawe muze we kumanza wumve mukwinda shonje mu ndirimo umuriro basi micyo kurya ya kwa mudugudu ace mu bibazo by'abaturage bose nawe cyawe nta kinani kwa mudugudu se kera bwe muze urabyanze se Genda. Muze ungende. Ntuzangaruke no mu rugo. Muze ngende. Ana we. Basi ngura mumve nko gwatoye. Ngura nkubwire muze. Ngura nkubwire. Uri umujura we. Mana we. Iki cyaro nakizanyemo n'iki koko.